Ndagushimiye wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'ibyishimo bibe kuri wowe. Rero ikintu cyo kuvuga kuri uno munsi tugiye kuvuga ku muhanzi Y'Amana. Ubwo igitaramo cya The Ben cyari kirangiye, Y'Amana amaze gukora ibintu by'agatangaza muri BK Arena, yahise avuga ati reka mbanze nanabereke umukunzi wanjye. Umukunzi we ni uwo nguwo muri kubona bari kumwe, bakaba bafitanye umwana umwe, aho umukunzi we kugira abyemeze yagiye yishyirishaho tatu y'uwo rizagwira Florier. Murabizi ko Y'Amana yitwa uwo rizagwira Florier, ku kaboko rero yagiye yandikaho Florier. Numva ko ari urukundo ruryoshye, ni urukundo rwiza, nubwo bagaragara nk'aho bose bakiri abana, gusa ubona ko bangana nyine. Uwo niwe Y'Amana wa boy Samalaya. Uyu ni umuhanzi w'agatangaza u Rwanda rufite, tutatinya no kuvuga ko mu bihe biri imbere azaba ari mu bahanzi bari guteza imbere u Rwanda ndetse n'umuziki nyarwanda muri rusange. Ni umuhungu ufite imbaraga, ufite ubuhanga, ufite n'ubwenge budasanzwe akoresha mu ndirimbo, aho kuri indirimbo ukumva indirimbo itandukanye n'indi kandi zose zigakundwa. Aho yaje gukora n'agatangaza, indirimbo yitwa Si ibyanjye ikuzuza miliyoni views, n'indirimbo bita ngo afite na Papa Cyangwa nayo yamaze kuzuza views. Gusa iyo ndirimbo ngo yo ifite nta mashusho ifite, ni audio gusa, ikaba yaje kuzuza miliyoni views rwose kitanarenze ibyumweru 2. Aho yaje kwita asohoraho indirimbo bita Meteresi afitanye na Bushari, nayo ni indirimbo nziza. Icyo nakubwira wagenda ukayireba kuri YouTube, ndetse icyo mwibutsa ni gukora subscribe, ugakora share, ugakanda like, ndetse ukanatera comment, ukanambwira ibyo wifuza ko twazaganiraho mu kindi kiganiro. Murakoze.